Yesu ashimwe. Reka dufatanyirize hamwe gushima Imana kubw'itariki itwongereye, kubw'uyu mwaka ishimye ko tugeramo twese tukiri bazima. Ni umugisha ukomeye cyane, kandi nk'uko ibyansi byera bigarukaho, bitwereka neza yuko tutarindwa kubera ko dukwiye just kurindwa, ahubwo turindwa kubw'umugambi udasanzwe, turindwa kubw'umugambi w'agakiza, turindwa kubwo kugira ngo tubashe kwakira agakiza k'Imana. Tubanze dusenga Imana. Urakoze cyane Mana nziza, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Wabanye natwe mu gihe cyatambutse, kandi n'uyu mwanya ni wo kiturinze. Reka tugushimire umwanya mwiza utugeneye wo kugira ngo twige ijambo ryawe. Duciye bugufi kugira ngo ugendere imitima yacu. Ntabwo twabasha gusobanukirwa ijambo ryawe utabonetse. Reka ubane natwe muri uyu mwanya, Mwuka Wera abane nanjye ugiye kuganiriza abavandimwe, kandi abane na buri muntu wese unteze amatwi ndetse n'uzantega amatwi. Reka byose bikomeze kuba nk'uko wifuza, mu izina ryawe Yesu, amen. Hari icyo Petero yabigarutseho, iryo somo ndarikunda cyane, wenda twabanza kurigarukaho. Rwa rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 9, ni ukugira ngo twongere twibukiranye ibijyanye n'umugambi w'Imana, ikiba cyatumye turinda. Rwa rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 9, hari amagambo akomeye atubwira ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagera n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Ubwo rero nshuti bavandimwe, reka twongere kuzirikana yuko njye nawe tukiri bazima, tugihumeka, ni kubw'umugambi w'Imana. Kandi nk'uko tumaze kubisoma, iri somo ryongeye rirongera kutwibutsa neza yuko kuba twese tukiri bazima, kuba Imana iturinze, ni ukugira ngo hatagira n'umwe urimbuka. Ntabwo umugambi w'Imana ari uko abantu benshi bajya muri Gehinomu ngo barimbuke, ahubwo umugambi w'Imana ni ukugira ngo njye nawe dukire. Ndetse nacyo kiba gitumye iminsi yiyongera, kuko dusoma yuko kugeza ubu kano kanya Yesu yakagombye kuba yaragarutse, ariko kuba ataragarutse ni ukugira ngo anyihanganire, no kugira ngo nawe akwihanganire. Rero reka tuyishimire kubw'uyu mwanya duhaye, no kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana, nabyo ni wa mugisha ikomeje kuduhereza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku cyigisho cyiza kitwereka akamaro ka Mwuka Wera, n'icyo amaze kugira ngo ku bijyanye no kugira ngo umuntu abashe kwihana. Mwuka Wera, hari isomo riboneka muri Yohana igice cya 16, Yohana igice cya 16, Yohana igice cya 16 guhera ku murongo wa 8, ariko wenda dushiye guhera ku murongo wa 6, kugira ngo wenda ariho noneho tubona neza iby'ayo magambo. Hari umutwe w'amagambo tubwira ngo umumaro Umwuka Wera azabagirira. Haratubwira ngo uhereye mbere na mbere sinabibabwiye, kuko nari nkiri kumwe namwe, ariko none ndajya ku wantumye, kandi muri mwe ntawumbaza ati urajya he? Ariko kuko mbabwiye ibyo, imitima yanyu yuzuye agahinda. Murongo wa 7, ariko ndababwira yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Murongo wa 8 niwo nifuza kugira ngo dutindeho. Haratubwira ngo ubwo azaza azatsinda ab'isi. Umwuka Wera iyo aje, impamvu bavuze ngo ubwo azaza, ubwabyo nabyo twagombye kubona yuko nabyita ikibazo, kuko twagombye guhorana nawe, twagombye kubana nawe iteka ryose. Ariko Yesu hano ageze ubwo abwira abigishwa aravuga ati, rero dore umumaro uyu muntu cyangwa se Umwuka Wera nkoresha uwo muntu, kuko nta bundi buryo nakoreshamo mu mvugo yacu yoroheje ya kimuntu. Ati naza
icyo agiye kubamara ngiye kukibabwira. Icya mbere, azatsinda ab'isi. Icya kabiri, abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ni ukuvuga ngo hari ikintu wenda nshaka kugira ngo mbaganirizeho gatoya. Ni ikibazo gikomeye cyane twahuye nacyo mwene muntu, ubwo Satani yari amaze kugendera ababyeyi bacu ba mbere, akabavana mu butungane akabajyana mu cyaha. Hari ingorane ikomeye cyane mwene muntu abana b'abantu twahuye nayo, ni ingorane yo kutemera ikibazo cyacu. Buriya ni umugisha ukomeye cyane bavandimwe, ni ikintu gikomeye cyane iyo ugize umugisha ukisanga mu mwanya wo kumva nibura wemeye intege nkeya zawe. Muri kamere yacu cyangwa se uburyo tuvuka, uburyo dukuramo, ubundi ikintu bita kamere ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo umuntu uko yakabaye ni umuntu ushaka kugaragara ukundi gutandukanye n'uko ari. Buriya amazina yanjye ubundi nitwa Eric Nzayisenga, ariko hari Eric w'ibigaragara abantu bareba, hakaba na Eric w'imbere uwo nguwo ari wo twagereranya n'icyo twakwita kamere. Uwo nguwo Eric rero kandi akaba ari nawe Imana ishaka. Uwo nguwo byanga bikunze ukuntu bikunda kugenda, Eric icyo nkoze inyuma hari igihe usanga bitandukanye cyane n'icyo Eric w'imbere we ari cyo. We nashobora kugaragara nk'ufashije umuntu, ariko ugasanga Eric w'imbere we yari ari kwivovota, ariko ubundi uyu muntu ni iki nagombaga kugira, ubundi ni ibiki yabarimo n'ibiki byose, ugasanga ahubwo uw'imbere we ari kwivovota, uw'inyuma ari gukora mu mufuka atanga namwenyura. Uw'inyuma akagaragaza ikintu runaka, ariko uw'imbere ari kugaragaza igitandukanye. Rero hari igihe abantu bambona gutyo bakavuga ati Eric ni igitangaza, Eric ni umuntu udasanzwe, ni umuntu mwiza, ari nabyo iyo amarangamutima tunagenderaho rimwe na rimwe. Akenshi ugasanga n'igihe umwuka w'umuntu umurangiyemo, ugasanga bavuga bati ni igitangaza, umuntu ni igitangaza, umuntu ntabwo asanzwe, umuntu ni mbese bya bindi byose iyo twumva wenda abantu turi gushyingura bene wacu bamaze kuva mu mwuka, bagatangira bakavuga ati umuntu yari igitangaza rwose pe, akwiye kujya mu ijuru. Ariko hari ikintu gikomeye cyane kigaragara mu isomo rimwe ngiye kubasomera, ni Yeremiya igice cya 17:9, niryo somo ryongera kutwereka neza ibijyanye n'uyu mutima wacu. Iryo somo reka maze ndibasomeye maze muryumve. Yeremiya 17:9 atubwira ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Ninde ushobora kumenya uko uri? Jye Uwiteka nijye urondora umutima nkawugerageza, nkitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze. Rero aha naho iri ni isomo ryongera gushimangira ibijyanye n'imiterere mibi y'uyu mutima wacu. Ni ukuvuga ngo iyo havuzwe umutima ni umuntu w'imbere. Uyu mutima rero impamvu uvuze ngo urusha ibintu byose gushukana, ni ukuvuga ngo ufite ukuntu ugaragara ariko bitandukanye n'uko uri. Ufite ukuntu wigira mwiza, ufite ukuntu witwararika, ufite ukuntu ugerageza kugaragara wenda muri sosiyete. Ese aho nkorera byagenda gute bigaragaye uku n'uku? Korari se ndirimbamo byagenda gute bigaragaye uku n'uku? Ese community runaka umuntu mbese abarizwamo agakora uko ashoboye kose kugira ngo afite ukuntu agaragara neza. Rero ibyo ugasanga nibwo buzima umuntu abayemo, abukuriyemo, abusaziyemo, yewe yaba ari kubasenga n'abatagira gute n'abadasenga. Rero ngo Uwiteka niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kuwurondora kandi akawugerageza. Niyo mpamvu twasomye iriya somo ryo mu Yohana 16 ritubwira ngo umwuka wera naza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha. Niwe ufite ubushobozi bwo gufata wa mutima wa muntu w'imbere akawuvana mu kintu kimeze nk'ikisi, mu kintu twakwita nk'umudendezo, cyangwa se aho wigobetse nyine wihishe. Kuko nimba ari umukara wo ntabwo uba ushaka kugaragara nk'umukara, uba ushaka kugira ngo nibura hagire agatambaro k'umweru kajyaho kugira ngo abantu babyite, ariko n'ikintu turi kubona n'umweru ntabwo ari umukara. Rero umwuka w'Imana ufite ubushobozi bwonyine bwo gufata noneho
cya kintu cyari gitwikiriye wa mutima ukagikuraho, maze umuntu akagaragara uko ari igihe yemereye umwuka w'Imana gukorana nawe. Uwo muntu rero utangiye kwemera noneho ko uw'inyuma agaragara imbere, akagaragara mu mahomane ye yose, mu bibazo bye byose, mu intege nke zikajya ahagaragara, akazemera, akemera ko ari umunyantege nkeya, akemera ko ntacyo ashoboye, akayamanika imbere y'Imana. Uwo ni umurimo w'Umwuka Wera. Niyo mpamvu bari kutubwira ngo Umwuka Wera naza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha. Icyaha kiri kuvugwa aha ngaha n'ubundi ni wa mutima wa kamere, wa wundi wavutse utandukanyijwe n'Imana. Twagiye tubivugaho mu buryo butandukanye, ngira ngo mwagiye mukurikirana ibyigisho. Rero uyu muntu birakwiriye yuko Mwuka Wera amurondora, akamugaragaza, mbese akamuhishura, kuko niwe wenyine ubishoboye, kandi iyo niyo nzira imwe rukumbi yo gukiriramo. Kuko ntabwo umuntu yabasha kubyara ubwa kabiri atabashe kwemera ngo ajye imbere y'Imana ahishurirwe uko ahagaze cyangwa se uko ateye. Kuko ibyo bitabaye ngo umuntu amenye intege nke ze, amenye ububi bwe, ababazwe nabwo, maze abashe kwihana kuko azi icyo yihaniye, ntabwo umuntu abasha kwihana ngo bigire gute bishoboke. Kuko nanone imbabazi z'Imana nubwo ari imbabazi zihoraho iteka ryose kandi ari imbabazi zihangana, ariko ni imbabazi Kristo yifuza gutanga akaziha umuntu byagaragaye yuko koko azikeneye. Rero Imana idushoboze cyane kugira ngo tubashe gucira bugufi Mwuka Wera, buri muntu wese abashe gucira bugufi Mwuka Wera. Turaza gusoza tunabona yuko icyo gihe cyo kubasha gucira bugufi Mwuka Wera nacyo kiri kugenda kiducika, kiri kugenda kiba kigufiya. Reka rero turebe bamwe mu batubanjije, kuko hano Bibiliya icyo iba yandikiwe ni inararibonye abagiye batubanziriza, abagiye baca muri iyi nzira, uko byagiye bibagendekera, ndetse n'ukuntu bagiye bagira umugisha imbere y'Imana. Tugiye kureba umugabo waje kwitwa Pawulo, ariko mbere akaba yari yarafite izina ryitwa Sawuli. Mu gitabo cy'Ibyakozwe mu gice cya 9, reka wenda twihute kugira ngo turebe kuri ayo magambo, maze twumve icyabaye k'uyu muvandimwe. Mu by'ukuri aba bantu ni inararibonye zagiye zitubanziriza, kandi iyo turebye ibyagiye bibabaho tubona tuhita natwe tugira icyizere yuko icyabashishije uriya muvandimwe, icyamuvanye muri bya bibazo yari afite, nanjye uyu munsi cyabasha kumvana mu kintu kimeze nk'umudendezo nanjye ndimo, ariko umudendezo utari uwo gukira ahubwo wo kurimbuka. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 9, umutwe w'amagambo yatubwira ngo Yesu abonekera Sawuli mu nzira ijya i Damasiko. Ngo ariko Sawuli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa, ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo guha ab'isinagogi y'i Damasiko, kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababohe abajyane i Yerusalemu. Aya ni amateka ntekereza ko benshi murayazi, abasomyi ba Bibiliya, ariko kandi n'abatajya basoma Bibiliya, ngira ngo hari ibintu abantu baragiye bumvaho. Ariko muri makeya, uyu Sawuli ni umuyuda wavutse rwose ari kugendera mu buryo mu nzira navuga ngo igororotse, cyangwa se mu nzira nyine ya kiyuda igenda mu mategeko y'Abayahudi. Atozwa akiri umwana, yinjira muri ya groupe yitwaga Sanedre akiri mutoya, atozwa iby'amategeko ya kiyuda, atozwa iby'imihango ya kiyuda, mbese abijyamo akiri umusore. Nuko rero ubwo intumwa zari ziri kwigisha ibya Kristo wabambwe kandi wazutse, nibwo Sawuli noneho we yatangiye kugira ishyaka muri we ryo kubataba abantu ko byagenda kose bari kurwanya ishyanga ryacu. Aragenda ajya muri ya groupe y'abantu bose babaga bahiga abigishwa, ndetse turi kubona ukuntu ngo yabakangishaga, abandi akabafunga, akagira gute. Yari afite ishyaka ryo kurwanira ishyanga kugira ngo ishyanga ritamera nk'aho risuzuguritse, we yumvaga ko ari ishyaka ry'Imana. Nuko akomeza uwo murimo wa Satani, ariko kandi nanone we yibwira ko ari umurimo w'Imana. Aho naho tubabonemo icyigisho gikomeye cyane, yuko hari igihe umuntu ashe kugira ishyaka ryinshi, akumva yuko akora imirimo idasanzwe y'Imana, ariko wese agomba gusuzuma neza akareba ngo mbese ishyaka mfite ryaba rishingiye kuki,
ryaba rifite umuzi wo kumenyana n'Imana cyangwa ni umuzi wo kumufana w'itorero runaka naba mbarizwamo. Nuko rero uyu muvandimwe amateka atwereka yuko ubwo baba bari kwica Stefano, ubwo Stefano yararamaga akareba mu ijuru akabona ijuru yafungutse, inyandiko itwereka yuko ibyabereye aho ngaho, ibyo bimenyetso bidasanzwe babonye kuri Stefano byakoze ku mutima w'uyu mugabo witwa Sawuli, maze atangiye gutekereza iby'aba bantu. Aravuga ati ariko aba bantu ntibaba bafite ibanga. Atangira kubitekerezaho ngo bimubuze amahoro, ariko ngo akajya kugisha inama abatambyi. Abatambyi bakamubwira ati reka umuntu witwa Stefano ni umutekamutwe, ntimukamukurikire, ntukamwumve, mwana wacu komeza, musore. Mbese bakamubwira ati komeza ujye mbere aho guhangane n'abo bantu, maze umurimo w'Imana ukore neza. Nuko agacekeshwa nyine umutimanama bakamera nk'abawucekesheje, ariko ngo n'ubundi agakomeza akabyibazaho. Burya umutima atangiye gukanguka niko bigenda. Umuntu iyo yatangiye gutekereza ku nzira y'uko yakwiyegurira Imana, burya akenshi hari igihe umuntu ajya mu mwanya mwiza wo gutekereza ukuntu yakwiyegurira Imana, ariko akagira ibimuca intege, akagira wenda abajyanama batari beza, akagira ikigare runaka. Ibyo bijya bibaho, ariko burya Mwuka Wera tumushimire cyane ntabwo ajya acika intege, aragakomeza akagenda ku muntu. N'igihe rero yari kujya muri uyu murimo, uyu muvandimwe Sawuli, Uwiteka akomeje kubana nawe, kabone nubwo yagiye amera nk'uzimije umucyo inshuro nyinshi, ariko ntabwo Uwiteka yigeze amutererana. Igice cya 3 umurongo wa 3 aratubwira ngo akigenda yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota, agwa hasi, yumva ijwi rimubaza riti Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Aramubaza ati urinde mwami? Nawe ati ndi Yesu uwurenganya. Turagarukira aho ngaho. Hano batubwiye ngo akigenda, ngo yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura. Uyu mucyo turi kureba ngaha nubwo witwa umucyo, wibuke ko muri Yohana igice cya 18 umurongo wa 12 Yesu ubwe niwe wivugiye ngo nijye mucyo w'isi. Ubu ni Yesu wari wihuriye na Sawuli. Bakimara guhura rero, we icyo yabonye ni umucyo. Akimara kubona umucyo rero, ngo umucyo rikamubye ngo waramuzabiranyije, umaze kumuzabiranya ngahita yikubita hasi. Nuko atangira kumva ijwi rivugana nawe rimubaza ngo Sawuli, Sawuli, urandenganyiriza iki? Ubwo haba ari imvugo ihinnye ya Bibiliya, ariko ikiganiro yagiranye na Yesu ni kirekire. Yagiranye ikiganiro kirekire na Yesu, agira byinshi byo kwibaza ati ko narinzi yuko ndi umukozi wawe, ni gute ndi kugaragara nk'umwanzi wawe? Ati ni Yesu uwurenganya. Yabivuze mu buryo bweruye, kuko hari ikintu wenda nifuza kuganiriza abavandimwe mwese muri aha ngaha, cyangwa se mwese muri kuntega amatwi. Buriya ni umugisha ukomeye cyane. Uwo wari umwanya wo kugira ngo noneho ubwo ari aho hasi yagize umwanya wo gutuza, aganira na Yesu. Aramubwira ati Sawuli, igihe cyose umaze mu myaka yawe yose ishize inyuma, umaze igihe undenganya. Ibyo mvuze ntabwo ari byo ukora, ntabwo ari byo wowe. Ibyo mvuze ukora ntabwo ari byo ukora. Ibyo ukunda ntabwo ari byo nkunda. Imibereho ubayeho ni imibereho yo kwiyoberanya. Imibereho ubayeho ni imibereho yo kurwana ishyaka, ariko ishyaka ritarimo ubwenge. None Sawuli, urandenganyiriza iki? Nuko ngo aho ngaho rwose ahagira ibihe byiza. Uwo mucyo icyo wakoze nta kindi, ngo watangaje umwijima wari uri mu mutima we, maze agira kwihana. Hari amagambo umwanditsi umwe yigeze yandika ku bijyanye n'ibyabaye kuri uyu muvandimwe. Wenda reka nze ayo magambo nyabasomere. Ayo magambo aravuga ngo Sawuli, abari kumwe na Sawuli ubwo bari bamaze kwitegereza ibyari bimubayeho, ubwo babonaga avuye ku ndogo yari yicayeho maze yikubise hasi, ngo buzuye ubwoba kandi basaga n'abahumishijwe n'ubwinshi bw'uwo mucyo. Bumvise ijwi ariko ntibabona uwavugaga. Ni ukuvuga ngo uwumvise ijwi wenyine
cyangwa se uwumvishe cyangwa se uwagerageje kuvugana na Yesu ni Sawuli, kuko ntabwo Yesu avugana n'abantu mu buryo bw'ikigari, ahubwo avugana na buri muntu wese ku giti cye. Nyamara Sawuli we ngo yasobanukiwe n'amagambo yavuzwe kandi ahishurirwa uwavugaga ari we Mwana w'Imana. Muri uwo muntu w'icyubahiro wari uhagaze imbere Sawuli yabonyemo uwabambwe. Ni ukuvuga ngo yagize umugisha ukomeye cyane. Ntabwo we yabonye ari umuntu usanzwe, ahubwo ngo yabonyemo uwabambwe. Wibuke ko yaramubwiye ati Sawuli, Sawuli, urandenganyiriza iki? Ni Yesu ubugira gute uburenganya. Ngo muri uwo muntu rero ngo yabonyemo uwabambwe. Nuko rero bakomeza batubwira ngo ishusho yo mu maso h'Umukiza yiyanditse mu mutima wa Sawuli ubutazongera guhanagurika. Amagambo yabwiwe yakomye ku mutima we afite imbaraga ikomeye, yamurikiwe n'umucyo utangaje wagezeho umwijima wari wihishe mu mutima we. Twaba turi kureba bya wa mutima uba wibereye ahantu wihishe, ntabwo uba ushaka kugaragara uko uri, ahubwo uba ushaka kwigaragaza uko utari. Ariko iyo uyu mucyo ugeze ku muntu, ni ukuvuga ngo wa mwijima uratamuruka, wa muntu w'imbere nibwo atangira kugaragara, akajya ahagaragara, ubwibone bukajya ahagaragara, ibitekerezo byanduye bikajya ahagaragara, umuntu agatangira kwibona uko ari, agatangira kubona ko ari uwo kwihana koko by'ukuri. Sawuli byamubayeho. Ese byakomeje kugenda gute? Uwo mucyo wahishuye ubujiji n'amakosa byo mu mibereho ye ya kera, unamwereka uko akeneye kumurikirwa na Mwuka Muziranenge. Murumva iki kintu? Nkuko nari kubabwira ngo uyu mucyo nta wundi n'ubundi ni Yesu, kandi nihavuzwa Mwuka Wera n'ubundi nta kindi n'ubundi murabizi ko ni ubutatu butagatifu, n'ubundi ni Imana, ni Yesu n'ubundi nyine, ariko uje mu buryo bw'umufasha. Nuko rero ngo yahishuriwe amakosa ye ndetse n'iki ubujiji n'amakosa by'imibereho ye ya kera, uramwereka uko akeneye kumurikirwa na Mwuka Muziranenge. Hari andi magambo bakomeje kuvuga ku bijyanye n'iyi senari yabaye kuri uyu muvandimwe baranditse ngo ubwo Sawuli yumviraga byimazeyo iby'imbaraga ya Mwuka Muziranenge yamwemezaga, yabonye amakosa yakoze mu buzima bwe kandi asobanukirwa n'uburemere bw'ibyo itegeko ry'Imana risaba. Nguyu umwanya mwiza umwana w'umuntu abasha kugeramo, noneho akabasha gushyikirana n'ijuru, akabasha noneho kwizana uko ari, atagiye kugaragara kwa kundi yigaragazaga bitandukanye n'uko ari. Noneho rero ikiba kiri kugaragara hano ngaha ntabwo ari wa muntu w'inyuma uri kugaragara, ahubwo ni wa muntu w'imbere noneho wamaze kuza ahagaragara, akaba yemeye kuza mu mucyo, noneho ngo ya makosa yose agire gute ajye ku mugaragaro kugira ngo umuntu abashe kwihana by'ukuri. Nuko komeza batubwira ngo uwari umufarisayo wiringiraga ko akizwa n'imirimo ye myiza, noneho yapfukamye imbere y'Imana afite kwicisha bugufi no kwiyoroshya nk'umwana muto. Nuko yicujije kwiyemera kwe kudafite agaciro, kandi anasaba gukizwa binyuze mu byakozwe n'Umukiza wabambwe kandi akazuka. Ndifuza ko iyi nararibonye tuyikurikirana, buri muntu wese akifuza yuko iyi nararibonye nawe yayikurikira, akibaza cyangwa se ugafata izina ryawe ukavuga se njyewe ni gute nanjye nagira umugisha imbere y'Imana, ni gute nanjye nakwemera Mwuka Wera agakorana n'umutima wanjye, maze nanjye nkabasha kwemera Mwuka Wera amakosa yanjye, intege nke zanjye zigashyirwa ahagaragara, atari ugushyirwa ahagaragara nk'ushaka kugutamaza, ahubwo ugashyirwa ahagaragara imbere yawe n'Imana, kugira ngo ubashe noneho guca bugufi, ubashe kwemera yuko ntacyo wishoboye, maze ushobozwe na Kristo. Dukomeze turebe iby'uyu muvandimwe. Barakomeza batubwira ngo Sawuli yashakaga cyane kugirana ubumwe bushyitse no gusabana na Data wa twese n'Umwana, kandi kubwo kwifuza cyane kubabarirwa no kwemerwa, yerekeje gusenga kwe ku ntebe y'ubuntu. Imana ishimwe. Uyu nguyu ni umuvandimwe witwa Sawuli, kandi nyuma y'aha ngaha umusaruro wavuyemo ntabwo yongeye komeza kwitwa Sawuli, ahubwo yahawe irindi zina,
guhera kino gihe yiswe Pawulo, kandi kuva kino gihe ahinduka undi wundi. Wenda tuzakomeza kureba ibye, kuko kugeza ubu kano kanya niho yagiye yandika amagambo akomeye cyane. Wenda nifuza kugira ngo mbere nk'ugarukaho tunerekera hafi y'aho dusoreza. Urabyibuka ko ibi ngibi byamubayeho, wenda reka turebe icyo yabigarutseho ubwo yari ari gushimira Imana icyo Kristo yakoze, icyo Kristo yamukoreye. Reka twumve icyo yagarutseho ari gushima Imana ku bw'iki kintu cyamukorewe, kuko cyari ikintu kidasanzwe mu rwa mbere rwa Timoteyo, ariko njya kugaruka ku buhamya bw'icyo Uwiteka yamukoreye. Yaravuye urwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere mu rwa 12, hari umutwe w'amagambo tubwira ngo Pawulo ashimira Imana imbabazi yamugiriye. Haratubwira ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo, nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo. Ari gushimira Imana. Nyuma yaho ari kongera gusubiza amaso inyuma akavuga ati hashimwe Imana, hashimwe Kristo, hashimwe Mwuka Wera. Uwabonye yuko mu mbaga y'abantu benshi cyane batuye kuri iyi si, nanjye ndi uwo kuba nagirwa icyizere. Nubwo nabanje kuba umuntu utari mwiza, wenda uyu mwanya nawe washyira mu izina ryawe ukareba ukuntu wabayeho. Byashoboka yuko iyi experience utarayigira, ariko Uwiteka arakurarika kugira ngo nawe uyu munsi inaribonye yabaye kuri Sawuli nawe ikubonekeho. Byashoboka kandi nanone ko iyi inaribonye nawe yawe yarakubayeho, ariko uyu mwanya ni umwanya mwiza wo kugira ngo wongere uvugurure amasezerano wagiranye n'Imana, wongere uzirikane ngo kubera iki Imana yakubabaye, kubera iki Imana yakugiriye neza. Ese uyu munsi waba ukiri kubizirikana? Pawulo yakomeje kubizirikana, kadushima Imana ko yabashe kumubashira kugendera mu buntu bw'Imana. Ko yaravuze ngo nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganye n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Ubujiji ngira ngo twasomye neza ko buri muntu wese abuvukiramo, nawe yaraburimo, kuko ngo icyo Mwuka Wera akora cya mbere na mbere ngo yahishuye ubujiji n'amakosa y'ibyo mibereho ye yaryari ya kera. Ibi rero ntabwo biba umuntu wenda runaka wenda wabaye umunyabyaha ruharwa ngo wenda ngo inyangamugayo isigare. Ibi bireba umuntu wagaragara ko ari mwiza inyuma n'uwagaragara yuko atari mwiza, usenga n'udasenga. Buri twese tuvukira mu kintu cyitwa ubujiji no kutizera. Rero ni Mwuka w'Imana utuvana muri icyo kintu akatuzana mu mucyo, maze tukabasha kugendera mu mucyo. Nuko arakomeza avuga ngo kandi ubuntu bw'Umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa bufatanyije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ni iryo kwizerwa, rikwiye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo nitewe imbere. Nguwo mugisha yagize imbere y'Imana. Ni umugisha ukomeye cyane kugenda iminsi yose yasigaye yabayeho nyuma yo guhura na Yesu, yumvaga yuko ari we munyabyaha uri imbere kurusha abandi. Ntabwo yabonaga abasinzi ngo avuge ati ariko se bari abasinzi ibite byabo. Ntabwo yabonaga indaya ngo avuge ati ariko se birazirandaye ibite byazo. Ahubwo noneho kwa guca urubanza yagiraga kera, ubu noneho amera nk'ubasabira, amera nk'usabira abanyabyaha bagenzi be, amera nk'ubagirira impuhwe, ahubwo akabifuza kubagezaho agakiza. Ati nk'uwo Kristo yagiriye neza ni jyewe imbere. Rero Imana ishimwe, kandi Imana ihabwa icyubahiro ku bwa Mwuka Wera. Hari andi magambo umwanditsi umwe yagaragaje, nanone tubajya kubona akamaro gakomeye cyane ko k'icyo Mwuka Wera akora. Aho badise amagambo akomeye cyane ngo umwambi w'umucyo uvuye ku bwiza bw'Imana akambika isuku ka Kristo, iyo birasiye umutima bigaragaza akazinga kose, iyo kava kakagera bigahishura ubugoryi n'inenge yose by'umutima w'umuntu, bigaragaza kwifuza kubi kose n'ubuhemu bw'umutima, n'uko imirimo ivuga ibyanduye, ubugome bwose bw'umunyabyaha bwo guhindura ubusa amategeko y'Imana. Iyo abugaragarijwe n'Umwuka Wera w'Imana, bituma ashenguka umutima akababara cyane. Uko yitegereza imico myiza ya Yesu itagira inenge, niko arushaho kwizinukwa.
Imana ishimwe cyane. Reka dushime Kristo, reka dushime kandi iyi mpano itagira akagero ya Mwuka Wera yatugeneye. Reka nsabe kugira ngo buri muntu wese unteze amatwi uri kunyumva ndetse n'uzanyumva mu gihe kizaza, reka mbasabire kugira ngo buri wese aciye bugufi imbere y'impano ikomeye cyane ya Mwuka Wera. Imana idushoboze, Imana iduhe gutanga igihe cyacu, ngo ntabwo bipfa kugera ku muntu gutyo gusa, ahubwo bisaba ko umuntu atanga igihe akabana n'Imana binyuze mu gusenga no kwiga ijambo ry'Imana. Iyi mpano tubasha kuyihabwa, kandi utarabasha kwihana iyi mpano koko arayihabwa, kuko kwihana ni impano y'Imana. Rero kandi nanone n'uwamaze kwihana, uyu Mwuka Wera niwe ubashisha kugira ngo akomeze uyu muntu nanone, akomeze amuyobore mu rugendo kugira ngo azarusoze amahoro. Turamukeneye kuri buri ntambwe yose, tumukeneye twihana bwa mbere, tumukeneye kandi noneho no ku zindi ntambwe zindi z'urugendo, ku bijyanye no kwezwa, dukeneye Mwuka Wera kuri buri ntambwe yose. Ntacyo twakora tutamufite, niko Kristo yanditse. Reka rero Imana itugire neza, kandi Imana idushoboze, Imana iduhe gutanga igihe cyo kuboneka imbere yayo, kandi icyo nabifuriza mwese ni ukugira ngo twese tuzabashe kuboneka mu bwami bw'Imana. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Urakoze cyane Mana nziza, urakoze cyane kubw'uyu mwanya mwiza utugeneye wo kwiga ijambo ryawe. Twongeye kubona akamaro ka Mwuka Wera, twongeye kubona icyo yakoreye umuvandimwe Sawuli. Yari Sawuli, nyuma ahinduka Pawulo. Yari umunyabyaha utashobora kugira ngo yivane mu kibazo yari arimo, ahubwo yakivanywemo nawe. Ibyo ni ibiduha icyizere yuko natwe wadushoboza. Benshi baratekereza bakibaza uko nanjye byashoboka ko nakwihana bigashoboka. Igisubizo ni yego, birashoboka, kuko dufite abatubanjije babishoboye. Uyu munsi natwe byashoboka. Reka duhe kugira ibyiringiro imbere yawe. Reka kandi amasezerano yuzuye mu ijambo ryawe yose Data mwiza tuyasabe kandi aba yacu. Reka udushoboze, reka uduhe kugendera mu nzira yawe nk'uko ubyifuza, mu izina ryawe Yesu, amen.